Amahoro amahoro kuri mwe mwese mudukurikiraho muri hirya no hino ku isi. Tubifuriza amahoro kuri buri wese aho ari. Turacyatanga bwa bumenyi butagira umupaka rero. Turacyakomeza tubibutsa ko bari ubumenyi wigira online gusa, bwavujya mu kizamini uyikurayo ubona uruhushya rwawe washakaga. Ni ubumenyi rero bwo gusharinga ku wari we wese. Tugeze kuri iki kibazo kigira kiti ijambo remorque nini bivuga remorque yagenewe gutwara, kuko habaho na remorque ntoya. Habaho remorque ntoya nini bigenda bikururwa n'ibinyabiziga bitewe n'imbaraga zacyo. Hari nka za remorque nagiye mbereka ku ma episode yabanjije iyi ngiyi, remorque ikururwa na moto, remorque ikururwa n'amagare nabyo zibaho. Urumva remorque yakururwa n'ivatiri inyuranye n'iyakururwa n'ikamyo, remorque ikururwa n'ijipe inyuranye n'iyakururwa n'ivatiri, ibintu nk'ibyo. Rero kugira ngo uvuge remorque nini bivuga remorque yagenewe gutwara ibiro bingana gute. Igisubizo ngikira kiri kuri A, nubwo hari ibisubizo bitatu bya A na B na C. Igisubizo ni A cy'umutuku, ni remorque yagenewe gutwara. Remorque nini ni remorque yagenewe gutwara ibiro birenga 750. Noneho uramutse ubajijwe ngo remorque, ijambo remorque nini bivuga remorque yagenewe gutwara ibiro bingana gute, ni ibitarenga icyo gihe. Twavuga ibitarenga 750. Remorque ntoya ni yagenewe gutwara ibiro bitarenga 750. Noneho remorque nini ni yagenewe gutwara ibiro birenga 750. Tubibutsa ko amategeko tuba twigisha aba ari amategeko mpuzamahanga. Turacyakomeza kuri iki kibazo kindi kigira kiti umuyobozi, ntabwo tuvuga meya cyangwa minisitiri, umuyobozi ntashobora gusiga ikinyabiziga cye atabanje kwiringira. Umuyobozi ni utwaye ikinyabiziga nyine, aba ari we muyobozi wacyo, kuko ni wowe ukiyobora, ntabwo ari cyo kikuyobora. Rimwe tujya tuvuga ngo uriya muntu atwawe n'ikinyabiziga cyangwa se atwaye ikinyabiziga, urumva ko itandukaniro. Iyo uyobowe n'ikinyabiziga ntabwo kikuyobora ngo kibe cyakurenza byibuze no muri metero 200 kitari cyakujugunya hanze y'umuhanda. Rero umuntu niwe uyobora ikinyabiziga, ntabwo ari cyo kimuyobora. Umuyobozi ntashobora gusiga ikinyabiziga cye atabanje kwiringira ibi bikurikira: kujya wagisiga ahantu giparitse n'ibiki byose. Hari ibintu ugomba kubanza kureba mbere yo kuva aho hantu. Ibyo barimo batubwira ko batakiba. Mbese niba uparitse ahantu ugiye kuva aho uparitse ujya aho ujya, ugiye gusura abantu, ugiye gushopinga, ugiye kugenza gute, mbere yo gusiga cya kinyabiziga cyawe ugomba kugenzura ibi bintu bikurikira: se urareba ko batakiba. B, ko nta mpanuka kiri buteze. Iyo B niyo. C, ko kitakoreshwa nta ruhushya rwawe, nta ruhushya rw'uwo muyobozi. Kuba usiga ugifunze niko kuba ukumiriye uburenganzira cyangwa se wimanye uburenganzira bwo ari wese wacinjiramo adafite iyo autorisation yawe. D, B na C nibyo bisubizo by'ukuri. Igisubizo ni D gikombi na B na C, kuko A ntabwo ariyo. Turareba ibyo wakora wakwirengagiza bigateza ibibazo, bigateza impanuka n'ibiki ibyo ari byo byose. Numva icyo cyaba cyumvikanye. Twajya ku kindi kibazo. Tukiri kuri iki kibazo, uhisemo kimwe gusa, uhisemo nka B gusa, C ukaba uyirengagije, ubwo waba wakishe. Iyo hari ahahurijwe ibi, mvuga nti kuri iki kibazo cya 35, iyo hari ahahurijwe ibisubizo bibiri bitandukanye birenga bibiri ugafatamo kimwe, ubwo waba wakishe, nawe urabyumva. Twagiye ku kindi kibazo kigira kiti ibura ry'ikarita iranga ikinyabiziga. Ubwo ndavuga bigomba kumenyeshwa ibura ry'ikarita iranga ikinyabiziga. Hari ugutakaza carte jaune, hari n'ibihugu bigira bitagira carte jaune ahubwo bikayigira ari ubururu
cyangwa se icyatsi kibisi, iyo ni ikarita iranga ikinyabiziga. Hari na plaque, ibi byose ni ibiranga ikinyabiziga. Kimwe muri ibyo wagitakaje ugomba kubimenyesha hehe? Ibura ry'ikarita iranga ikinyabiziga bigomba kumenyeshwa A. Polisi, B. Minisiteri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu, C. Ibiro byatanze iyo karita, ni nacyo gisubizo cyo kuri C. Ofisi yaguhaye icyangombwa ni nayo umenyesha iyo wakibuze muri makeya. Buriya C itarimo wabihakana, ahubwo perime ujya kuri polisi nyine, niba ari polisi yitanga. Hari n'ibihugu uburimo biba bifite ibigo bitanga perime atari polisi. Icyo gihe nyine ikigo cyaguhaye icyangombwa nicyo uganaho iyo wakibuze muri makeya. Tugiye ku kindi kibazo cya 37. Isonga y'impombo yohereza ibyotsi ntishobora kwerekezwa umutwe wa eshampoma. Isonga y'impombo yohereza ibyotsi, umutwe wayo niwo bita isonga yayo, ntishobora kwerekezwa. Dore ibisubizo ngibyo A, B, C, D, E. Batubwiye ngo ntishobora kwerekezwa hehe. Turafata igisubizo cy'ukuri ko ari iburyo bw'ikinyabiziga. Uramutse wibeshye uvuga ngo ntishobora kwerekezwa iburyo bw'umuhanda, wavuze ko eshampoma yesarwa ku muhanda kandi yesarwa ku kinyabiziga. Rero hano uko batubwiye ko titiri n'umuhakanyi ngo ntishobora kwerekezwa, uzasubiza iburyo bw'ikinyabiziga. None turamutse ubajije ngo isonga y'impombo yohereza ibyotsi yagenewe kwerekezwa hehe, ubwo ni ibumoso bw'ikinyabiziga niho yagenewe kwerekezwa nyine. Rero kumenya uko cyagoragozwa muri positive na negative urumva ubwo buryo. Twagiye ku kindi kibazo cya 38. Uburebure bwa makuzungu ntiburenga kangahe? Makuzungu, uburebure bwa makuzungu ntiburenga metero 17 na santimetero 40. Binyuranye na B na ivuga metero 1740, bikanyura no kuri C ihuza byose. Uburebure bwa makuzungu rero igisubizo ni A, ntiburenga metero 17 na santimetero 40. Bibutsa ko A ingana n'ubundi na santimetero 1740. Ni sense. Ubwo gihinduye muri santimetero wamenya ko nacyo wagifata nyine. Metero 17 na santimetero 40 bihwanye na santimetero 1740. Makuzungu. Makuzungu. Okay, reka mbereke makuzungu. Yes, ngiyi makuzungu nashaka kubereka ya makamyo ya Scania. Buriya makuzungu na romorke rero biratandukanye muri installation yabyo. Nk'iyi ngiyi twayifotoye, dore harimo itwawe na Abdul yicaranye na Habibu. So makuzungu rero turabona iyi kamyo uko imeze gutya. Tuyirebe hano ndi kubereka. Reba iki kintu cy'inyuma uko cyestaye, kiriya kintu gitwaye iriya mashini ihinga y'umutuku. Iki ngiki reba hano ko hestaye, ahangaha niho hari itandukaniro uko ryestaye gutya, binyuranye n'icyo bita romorke. Romorke yo iba ifite icyuma kiyihuza na kontineri iri inyuma ifite amapine nayo ubwayo. Noneho makuzungu yo murabibona ko installation yayo itandukanye n'ikamyo ibiri kuyikurura. Ubona batuvuga ngo uburebure bwa makuzungu. Makuzungu iyi kamyo yose ni ikamyo ya makuzungu nyine. Twibona uburebure bwa makuzungu kuva ku ipine ry'inyuma ugana imbere izagira uburebure cyangwa se umurambararo utarengeje metero 17 na santimetero 40. Uburebure bwa makuzungu. Iyo tuvuze makuzungu ni kuva kuri apine ry'inyuma ukaza ukagera ahangaha. Ubwo uburebure bw'ikiyitwaye cyangwa bw'ikikurura ntabwo bwo burimo. Yes, ubwo byarengeje metero muri makeya. Kirumvikana? Clear.
ndumva cyaba kimaze kucyumva neza ku bijyanye na bwabo uburebure bwa makuzungu tumaze kububona. Uburebure bwa makuzungu ntiburenga kangahe? Ntiburenga metero 17 na santimetero 40. Twagiye ku kindi kibazo kigira kiti imyaka fatizo ku bayobozi b'amatungo. Imyaka fatizo ku bayobozi b'amatungo kugira ngo uyobora amatungo mu nzira nyabagendwa mu muhanda. Umuntu mukuru imyaka mito yaba afite amenya ndakuye ibintu anaha mbijyanye anaha uburyo bwo kubigayidinga mu nzira. Imyaka mike yaba afite ni 12. Kirumvikana? Twajya ku kindi kibazo. Birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere mu modoka iyo harimo indi myanya abana batarageza. Igisubizo ni B, ni ku myaka 12. Umwana utarageza ku myaka 12 abujijwe kwicara imbere mu modoka iyo harimo indi myanya inyuma. Muri makeya ni ugomba kujyanwa ko barakubagana. So ni ryari ushobora kubona umwana yicaye imbere mu karataragera ku myaka 12? Bura ni igihe ni igihe batwawe n'imodoka y'ishuri yo ku ishuri igira amategeko igenderaho, bifite ibimenyetso biranga bitandukanye n'ibindi byose ibindi binyabiziga. Ugamenya umuvuduko agenderaho. Nicyo ngicyo muri make tugomba kumenyaho kuri ako kantu k'ubwenge. Batubwira ngo birabujije gutwara ku ntebe y'imbere mu modoka iyo harimo indi myanya abana batarageza ku myaka 12. Twagiye ku kindi kibazo kigira kiti ibinyabiziga byagenewe gushyirwaho uduhanagura kirahure za essuie-glace cyangwa se wiper. Ibinyabiziga byagenewe gushyirwaho uduhanagura kirahure bigomba gushyirwaho twa tuntu duhanagura twa essuie-glace cyangwa se wiper. Bigomba gushyirwaho. Hari kamwe, hari tubiri cyangwa dutatu, hari no kubihakana. Igisubizo ndumva turimo tucyumva ku kibazo cya 41. Ku binyabiziga byagenewe gushyirwaho uduhanagura kirahure bigomba gushyirwaho. Igisubizo ni tubiri cyangwa dutatu. Noneho ubajijwe se norongo ibibujijwe kugenda bidafite byibura tunganye. Ubwo icyo gihe wasubiza ko ubujijwe kugenda udafite na kamwe. Ese yo kabaye kamwe gashyirwa inyuma cyangwa gashyirwa imbere? Gashyirwa imbere. Twagiye ku kindi kibazo cya nyuma kigira kiti itara ryo gusubira inyuma ku kinyabiziga rigaragarira mu ntera yihe? Itara ryo gusubira inyuma rya reverse rigaragarira muri metero 20. Itara ryo gusubira inyuma rigaragarira mu yihe ntera? Rigaragarira mu ntera ya metero 20 neza ku buryo ubibona neza utitiranya. Ukahita ubona icyo ikinyabiziga kigiye gukora ukabasha kugiha uburenganzira bwacyo, ukabasha kwegera inyuma ukagiha ubwisanzure bwaho gishaka gukatira. Ni icyo ngicyo twagisorezaho kuri ino episode. Ndabashimiye cyane, bashimiye mbikuye ku mutima uburyo muduha feedback, uburyo mudukurikira muri benshi. Nishimira ko kandi ibyo dutanga bibanyura kandi bitanga umusaruro cyane. Murakoze, murakaramba.